umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Abaheburayo igice cya 10, icya 11, icya 12, icya 13 na Yakobo igice cya 1, icya 2 n'icya 3. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Abaheburayo igice cya 10. Igitambo kirushaho kuba cyiza. Amategeko yahoraga ahishurira abantu ibyaha maze bakazana ibitambo, ndetse buri mwaka bakagira umunsi w'impongano. None se kuki bakomeje kujya batamba buri munsi ubudasiba? Nuko nabo bahoraga bacumura ubudasiba kandi ibyaha byabo byahoraga byisubiramo. Amategeko rero ntiyabashije kubeza no kubatunganya ngo babeho mu mudendezo badakora icyaha. Yesu Kristo yaje imbere ya Data wa twese maze aravuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishimye, ahubwo wateguye umubiri wanjye ngo ube igitambo cy'abari mu isi. Ugushaka kw'Imana ni ukuhe? Ni ukwezwa kwacu binyuze mu gitambo Imana yatanze ubwayo. Igitambo twahawe n'Imana cyari gihagije ngo twunge nayo. Yesu niyo gitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana. Imana yagambiriye gushira rero amategeko yayo muri twe, iratangaza iti, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Izina ryayo rishyirwe hejuru. Abaheburayo igice cya 11. Abagize kwizera gutangaje. Kwizera ni iki? Icya mbere, kwizera ni impano dukomora kuri Mwuka Wera. Kwizera kandi ni ukumenya neza ko ibyasezeranywe bizaba nta kabuza. Kwizera niko kwatumye Abeli atanga ituro rishushanya Kristo, ari ryo tungo riva amaraso. Kayini utayizeraga rwose yapfuye gutamba ibyo abonye ngo arangize umuhango. Imana ntiyamwishimira. Kwizera kwatumye Nowa ajya mu ishyamba atema ibiti maze abaza ubwato bunini cyane, acamo ibyumba akurikije icyitegererezo Imana yari yamuhaye. Ubwo bwato nibwo yarokokeyemo. None ntubona ko kwizera ariko kudutera gukurikiza amabwiriza duhabwa n'Imana? Kwizera kwatumye Yosefu ategeka iby'amagufwa ye ngo bayabike neza kugeza igihe bazayimukana i Kanani. Bahoraga nabo biringiye rwose ko igihe kizagira bakimuka. Mose yari afite kwizera maze bituma ajya mu butayu ategereza igihe Imana izamugarura muri Egiputa gukurayo Abisirayeli. Reka natwe turangwe no kwizera gukora, kuko udafite kwizera ntabasha kunezeza Imana. Abaheburayo igice cya 12. Kwihanganira ibihe bigoye. Dore tumaze kubona abantu benshi bari buzuye kwizera, natwe rero duharanire kwihangana. Yesu twamwigiraho kwihangana kwinshi, ndetse yageze ubwo yemera kwitwa umugome ku bwacu. Mubabarane, mufashanye, maze ucitse intege mumutabare, urushye mumube bugufi. Twihatire kubana n'abantu bose amahoro kandi duharanire kwezwa, kuko utajejwe atazabona ubwami bw'Imana. Hari indi nama ikomeye iri aha ngaha: kwirinda ngo hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Esawu yagize akaga, ntiyahaye agaciro umurage we, maze bigeze nyuma amaze gusobanukirwa ko yambuye ikintu cy'agaciro gakomeye cyane, yaje arira yicuza, nyamara byose biri iby'ubusa. Abanze kumva uhereye mu butayu bararimbutse. N'uyu munsi uwanga kwakira ubuntu tugirwa na Nyagasani Yesu azarimbuka nkabo. Imana itwuzuza ubwenge. Abaheburayo igice cya 13. Imico ibereye Abakristo. Abakristo nyakuri bakwiriye gukundana urukundo rwa kivandimwe, gucumbikira abashyitsi, kuzirikana imfungwa ndetse n'abakandamizwa. Erega ni twebwe abandi aboneramo ineza y'Imana. Twirinde kwifuza ubutunzi bw'uburengera. Twirinde inyigisho z'ibinyoma arizo zimaze gusarisha bamwe bakaba barataye ubwenge. Duhimbaze Imana iteka kandi twemere guca bugufi no gusuzugurwa, kuko icyubahiro nyakuri kiva ku Mana. Mwumvire ababayobora, mubatere umwete kandi mubunganire.
Imana y'amahoro ibeze rwose. Abera bose dusangiye kwizera tujye dusabirana iteka. Zimwe mu ntashyo tujye tuzoherereza abo tuzi amazina ndetse n'abo tutazi. Umwungeri mukuru ari we Yesu ari bugufi kudukingurira maze tukinjira ahatazarangwa ikibi cyose. Yakobo igice cya mbere. Gushikama mu makuba. Yakobo mwene se wa Yesu ndetse akaba ari nawe wayoboye itorero rya Yerusalemu yandikiye abo mu miryango 12 y'abatataniye hose. Ariko si bo gusa, ahubwo ni abayoboke ba Kristo aho bari hose no mu binyejana byose. Yasabye abizera bose kuba maso no kwihangana ndetse bakageza igihe kwihangana gusoza umurimo wako. Uwo murimo nta wundi ni ukunesha. Yaravuze ati, hahirwa uwihanganira ibimugerageza byose, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Twihutire kumva, dutinde gusubiza ndetse twirinde uburakari. Yaravuze ati, amategeko atubere nk'indorerwamo, maze nitwireba tukabona aho tutagenda neza tuhakosore. Ikindi Yakobo yavuze ni uko kuba umunyadini bikwiriye kugendana no kwitonda, ndetse idini rizima ritunganiye Imana ni iryita ku mfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Imana itwongerera umwete. Yakobo igice cya kabiri. Si byiza kurobanura ku butoni. Yakobo ariyama rwose abagerageza kurobanura ku butoni mu muryango w'Imana. Abarimo bose ni ab'imbere ndetse nta n'umwe wakwigizwayo. Abakire cyane, abakene cyane, abize cyane, abatarize, bose iyo bageze imbere y'Imana ibona bari ku rwego rumwe. Agaciro kacu ni uko twacunguwe na Yesu. Hari ikibazo cyari kiriho mu gihe cya Yakobo. Abantu bamwe birirwaga baririmba ngo barizera, nyamara kwizera kwabo ntikugaragarira mu byo bakora. Yakobo aravuga ati, kwizera kutagaragazwa n'imirimo kuba gupfuye. Ikibazo, mbese wizera yuko Imana ari imwe rukumbi? Yego, ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni barabyizera. Kwizera dukeneye rero ni ukudutera kumvira. Ingero ni nyinshi muri Bibiliya z'abagize kwizera kugaragazwa no kumvira Imana. Bene uko kwizera niko dukeneye. Yakobo igice cya gatatu. Akaga kazanwa n'ururimi. Bene data, ntihakagire benshi bifuza kuba ababwiriza. Benshi bihambira mu kwimenyekanisha ngo bari kubwiriza ubutumwa, nyamara Yakobo yaravuze ati, mwibuke ko twebwe abigisha tuzacirwa urubanza inshuro ebyiri. Iyo umuntu avuga acumura muri byinshi ndetse acumuza n'abandi. Imodoka nubwo yaba nini ite, icyuma kiyiyobora ni uruziga rutoya ruba mu biganza by'umushoferi. N'amato manini cyane mu nyanja nuko akuma kayayobora usanga ari gato. Ururimi rero ni akantu gato, yewe ntikangana n'ikirenge cyangwa ikiganza, ariko rubasha gusenya ku buryo buteye ubwoba. Uzi ko imbwa cyangwa inka uyimenyereza ikintu ikagifata, ariko ururimi abantu benshi bananiwe kurumenyereza kandi ari akantu gato rwose. Turukoresha duhimbaza Imana, bwacya tukarukoresha tuvuma abo Imana yaremye. Mbega ishyano we! Imana iduha umwete wo kugenga ururimi rwacu. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umenye amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde waje kwihana nyuma arira cyane ariko bikanga kubera ko yabanje gukerensa iby'Imana? Icya kabiri, ni iki gikwiriye kuranga kwizera nyakuri? Icya gatatu, vuga inyama yo mu mubiri w'umuntu yananiranye. Imana ibahe umugisha.